Happy New Year aho muri hose hagiye hatandukanye umwaka mushya muhire. Kigali ni ubuzima bwa 5 of course mwenyewe nitwa Chikacumbwa dakina n'abana ukina n'abanyana mu bice bigiye bitandukanye dusurira abatandukanye. Turi i Nyarugenge i Nyamirambo nyuma yuko Papi Nesta ndetse n'uza bakiri hospital ariwe Jihad bari bashuriye iminsi 3 y'agateganyo ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Mugenzi wanjye turi kumwe namwifuriza umwaka mushya muhire n'abanyarwanda bose n'abakurikiye kigenuze abantu nsohotse mu cyumba uretse mukurira humura twe turi hari inyuma mu cyumba kuri tele yanjye humura umva wamfurose nakwakira mbabarira n'agahinda n'umubabaro ariko nyamuna umwaka mushya muhire. Hari abawutangiye bari mu bihome nkuko ari n'inshuti zacu zitandukanye, hari abafunzwe kubera umwaka mushya bagiye benjoyinga barenza kubyo igihugu cyacu cyari cyatangaje. Ariko nanone hari abagiye bazira amashusho y'urukoza soni nanjye mutangiye witwa ngo ya mpano nanjye maze iminsi ndwaye reka nakira mugenzi wanjye. Ariko nanone mwumve bivuye mu rukiko none anga rwisumbuye rwa Nyarugenge. Sati muramuzi, ni umunyamakuru mugenzi wanjye arakomeye cyane muranamuzi. Ariko nanone umuzi mu bikorwa byatandukanye ariko na Kigali News 500 muri no minsi muri kumwe nawe. Ubundi inkuru uzaniye abakunzi ba Kigali News 500 bimeze bite? Inkuru ya mbere nuko maze iminsi ndwaye ariko ndikorohera impore. Hanyuma rero yego umva ibyari biri mu cyumba zamurijwe abakurikiye Kigali News 500 byari biri mu cyumba cya Nyarugenge mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bigenze bite? Hiyinjiriye umugabo umwe tubwire ko byatangiye uko byatangiye ufite agahinda nyine tubwire byatangiye gute wageze ku isasangaye? Njyewe nageze hariya saa 8:10 saa 10 top twe twinjiye mu cyumba kugira ngo tubashe kumva isomwa ry'urubanza nyuma yuko uzaba kirosipiriye ndetse na Papi ariwe bita Jihad. Yes, ariwe Jihad aka Jihad ndetse na Papi Nesta. Ubujurire bari basabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ariko Kagarama tugomba gusomerwa ahangaha mu rukiko rwa rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yego. Hanyuma abanyamakuru twari twicaye twese amatwi twari twayabanguye amaso twayakanuye tuvuga ati Uponyonyo umushu agiye kurara koze iki atashye siko bigenze. Ndetse na Papi Nesta bigenze bite bamfura? Twumvishe isoma ry'urubanza iminota ijya kugera nko muri 30 ati dukurikije uko byagakwiye kugenda umushu Uponyonyo uzaba kiriho Cyprien ariwe bita Jihad nuko urukiko rwisumbuye rwa Kicukiro rw'ibanze rwa Kicukiro dukurikije ubusabe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bagaragariza ubushinjacyaha. Nibyo rero urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rugendeyeho ati byagenze bite rero bagomba kuguma muri harya ni 30 jours iminsi 30 y'agateganyo bavuye muri za Nyarugenge. Jihad umushu yarafite groupe mwakomeje kumva abashumu Ponyonyo y'abantu 982. Yego. Hanyuma na Papi Nesta yarafite iyitwa Uganda Burundi Porono irimo abantu 350. Anyama video y'abantu bagira kwa kundi mu gatatu nabwibagiwe yarafite bandi bacuzaga video ku note y'icana 200 babisubiyemo. Yarafite groupe irimo abantu 120. Yego. Tubyagenze bite? Uburwayi nari mfite sohotse bwiyongereye. Tumaze kumva icyo amategeko ateganya nuko basomye turavuga duti ibintu nago byoroshye kumbi burya za video naha ibintu byari kuzagira. Ariko Jihad ngo yaradimi ariko ngo Jihad yaradimi kuri bara 900 rwisumbuye rwa Nyarugenge ruragira ruti dukurikije inzego z'iperereza uko bakomeje gukurikirana ikoranabuhanga uko amatelefone yakoreshejwe mu bice bigiye bitandukanye. Yego. Turasanga neza byose ibyo bakoze bigize icyaha kubera iki
Jihadi bamusabye video muri iyo groupe yitwa Abashu Muponyonyo. video arayitanga, ariko nanone hakabamo n'undi muja mumwe bavuze niba ari Patrick ndamwibagiye. Uwo Patrick niwe wakomeje nyine uwo ngo ntagaze turimo tuvuga ibyamamare. Reka nivugiye Papi Nesta rero na Jihad. Hanyuma rero Jihad nyuma yo gutanga video impamvu rero K John nari mwibagiwe, impamvu K John yabaye umwere, ariko yarafungwe by'agateganyo dukurikiye babikora yasfungwe by'agateganyo. hanyuma rero kuri K John we rero nago video yahawe yegeza zizengurutse. ati byagenze bite? Video yayisabye kugira ngo ashira amatsiko bitewe n'ibyo yakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma yo kuyihabwa na telefone ye mu kugenzurwa nago video yegeza akora iki azizengurutsa. Ubwo rero Papi Nesta navuga ngo Imana ikomeze imworohereze, ndetse Jihadi nawe Imana ikomeze imworohereze. Mu cyumba dusomewe muri nimero ya mbere abakobwa basohotse barira. Abashu, ubwo ni Abashu. Harya bisilamu umwisilamu yababa yavuga ngo iki? Abango inshallah Imana nibishaka. Inshallah Imana nibishaka zagera neza. Cyangwa kuvuga ngo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imana niyo nkuru. Tujya gutera kamera. No twabuze nanu dutera kamera. Kubera iki? Abashu bari benshi. Hari mirongo yabaje kumva isomwa ry'urubanza. Hari uruvangiti bavuga gute? Uruvangitanye rw'abantu n'uruvungi. Nyine buri umwe anyuruko n'undi anyuruko. Bamwe bitewe ko Jihad gutaha. Bagira ngo bagire icyo bavuga. Ko Jihad gutaha kanya rugenge kumuzana. None birangiye iminsi 30. Nose nk'umunyamakuru nk'ijisho rya rubanda. Urabona ibingibi kuri video ya Yampano. Yandi yari yambaye ubusa. Mubyibuka ari nindi ngo yagaragaye sati mubyuka ngo ari nindi yagaragaje ubundi ngo ari mu Rwanda ni parti ya kabiri. Ejo ndi yaraje yaranakoze n'ikiganiro kimara yaratangaje yuko aho yarari umva y'umushinga uri ku mwana we yapfuye. Sorry yihangane nirwo rugendo, yihangane bibaho, ariko reka nkubwire nago makanye icyo amategeko ateganya. Respect kwa nyamategeko bacu, muzicuko zikwiye kandi murarenganura barengana, kandi none nuri mu itegeko agahura naryo akagongana naryo akabihanirwa. Ariko nje ngarutse siminyuje amategeko uko byumva kari akantu bari gufata uyu mutipe kuko niwe wari ufite imeri urumva ya Yampano, bakongera bakanabaza Yampano nawe kibyo bintu nta ruhare yabigizemo. Uruhare yabigizemo kuko niwe wifashe video wowe n'umugore we urumva. No mwiburanisha rishize baravuze ati se abacamanza harimo uriya metre nuza gashabana ninde ari metre Fatikaramu ari na metre umuburanira ushinzwe kuburana abastera bajya batandukanye anyuzemo gatoya. Sawa, hanyuma rero aba metre bari basabye yuko bayisabirene bayisabirene bari basabye yuko ruriya rubanza na Yampano agomba nayo yego nawe bagenekereza kuko niwe gitera niwe bayobozi rwose bacamanza beza turabyakiriye ibivuyemo. Musasi inzobe rwose abavana basengera ntago tuzi ngo ni ryari abavana bafunzwe urumva mugerageze rwose mu kinkoni zamba rwose Jihad ndetse n'abavanwa bafunzwe bazi kuko ino video ari beshe kore Yampano niwe wifashe video abafana mushuse ariko wareko kubera Imana arumva afite abafana. Ariko Jihad ni wacana waruguru Nyamirambo mu Biryogo munyeze muga mworohereza. No hari umutupi umwe nashatse tugara ku musozo yekomeza umutupi umwe nashatse kuvuga w'umunyamakuru nawe yaratangiye gukuramo telefone ashaka gukamera, kandi bamaze kuvuga ati bite n'iby'itangazamakuru ryasabye kugira ngo azafata amashusho dukurikije imyanzuro ntago muri buze gufata iki amashusho. Abo bantu bari bahari se bari bahari Jihad yarahari Jihad se yarahari bari mageragere bifuza gufata impamvu abanyamakuru hatambutse iryo tangazo ry'ubusabe kugira ngo azafatwe amashusho bari bazi yuko bazaza gusomerwa, ariko nibari bahari bakumva inkuru nimba batashye cyangwa bakigumyemo ariko nabari bahari. Hanyuma reka nahe nje tugara ku musozo nkaho ukoresha imbuga nkoranyambaga nk'ingibi barazira ese kino cyaha barimo barazira
hari benshi bagenda urumva bazira ibintu byabo bakora ibintu byagiye bitandukanye ariko nanone mu buryo bw'ibanga. Ibi ngibi birakwiye ntibikwiye ni ubuhe butumwa ugenera ababikora kugira ngo ibi byose aba bose bazira ibi ngibi gahunda ukuntu imeze hanze aha hari abana bafite amagurupe bafite utuntu ngo numa video ngo ni 5 ngo niyerekana ubwambure bwanjye ni benshi cyane mugende gake ngira ngo murumva ko bigize ishyamba ryahiye rero tuvuge ngo Uponyonyo umushu nukuri Imana na Pepe Nesta na mugenzi we nawe no mutipe nuko nashaka umugaruka cyane we nta n'ubwende twavanga arazwi cyane ariko umugabo mbwa aseka imboho ko bakunzi ba jihad ugikomeye gukatirwa iminsi 30 by'agateganyo urababwira iki kuko bari benshi cyane mu rukiko jewe uko ninjiye ngano urabona ariko nashyengana ndabona wananutse ibihangana nari nzi yuko umushu ari butahe ariko nyine nubwo yazize ibi ngibi si rikosa ryo nyine ngo yari afite ibindi byaha bigera muri bingahe byari byaha 9 ariko mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro 6 ya 6 ariko ngiye numishe 2 ariko nanone nubwo nyine bigenze gutya nge nekundira gukuna sakuza ako yaravuze ngo agasonga avuga ngo azakamanga azakajyana muri brigade liburi mu hamagara yarakajyana none ngo ari yakajyanye wasanga wenda n'amatara ryamyo isi yanzagaruka kugusura muri iyi minsi urakoze cyane magana 50 MC tuzaduhorana muzamubona ahantu ntari n'umufatanya bikorwa Kigali News 500 ni umunyamakuru mwiza w'icyerekezo muramuzi cyane akoze byinshi byatandukanye yakoze byinshi abanyarwanda mwishime n'abari hanze y'igihugu ni umunyamakuru w'icyerekezo wagize iruhare kuri ya kamwana n'abandi bagihatandukanye wamamaye MC Seti numero musingiza ari wose andikira nomero bagize amahitamo meza bakongera kubaho neza ubuzima kandi buzira umuze. Muganga gakondo afasha abantu bose gutandukana n'indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibihato, ibitegano, ibihuhirano, inyatsi ndetse n'igicuri, hakiyongeraho n'amarozi y'ibigaburano. Akarusho kandi ku ndwara nk'umwijima, impyiko, igifu, kunanirwa gutera akabariro ku bashakanye ndetse n'indwara nka rubagimpande. Abafite ibyo bibazo bose muganga gakondo abakoraho rikaka. Kubifuza ubutunzi namwe ndetse n'uruhereko ni mugane muganga gakondo kuko mwe mwashyizwe igorora. Kubatuye mahanga namwe igisubizo cyabonetse mwashyizwe igorora. Amamvu yo gusiragira mu gahangayika mwibaza uko ubuvuzi bwabageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu ndetse na serivisi zose muganga gakondo atanga.